Reka tubifurize ibihe byiza mwakomeje gukurikira gahunda za TV ndetse na Radio 1 twinjije mu mwanya w'ikiganiro Imbonankubone tugana ku nsanganyamatsiko zitandukanye ariko uyu munsi tugiye kuganira kuri serivisi zijyanye n'ubutaka. Amaze iminsi hari gahunda yo kwandika ubutaka bwa leta. Si ibyo gusa umuyobozi turi kumwe araza kubisobanura ariko nasobanuye ku bibazo bindi mushobora kugira kuri kubijyanye n'imitangire serivisi z'ubutaka. Ngibyo nguko rero muri ikiganiro kumwe nanjye Olivier Ngabirana ariko sinige nyine ndi kumwe n'umutumirwa ndi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka ni Mukamana Esperance. Tubaye kaze muri ikiganiro. Murakoze cyane. Hashize hafi imyaka irenga 10 hatangijwe gahunda zo kwandika ubutaka kubarura ubundi kera ubutaka umuntu abaga bufite akabugura n'umuntu bakandikirana gusa busanzwe ariko ubu ngubu bikorwa ku rwego rw'igihugu. Iyi gahunda yo kwandika ubutaka imaze imyaka irenga 10 mubona yaratanzwe umusaruro mbere yuko tujya mu bindi bibazo nyirizina. Murakoze. Gahunda yo kwandika ubutaka mu gihugu cyacu yatanze umusaruro munini cyane kubera yuko mbere yuko twandika ubutaka urebye abanyarwanda bari batunze ubutaka mu buryo bwa gakondo, aho wasangaga kubera ko nta byangombwa by'ubutaka yabaga afite, wasangaga imbibi z'ubutaka barakoreshaga imbibi za gakondo aho bashingaga imihati cyangwa imiyenzi. Ugasanga hari amakimbirane menshi cyane aho wasangaga abantu banarwana cyangwa se bakanicana, hari impfu nyinshi, abantu barapfaga, ugasanga mu miryango abantu baricana kubera amakimbirane y'ubutaka, aho umuntu yashoboraga gushinguza umuyenzi cyangwa umuhate ku mbibi z'ubutaka bwa mugenzi we agashaka kwibaho nka metero cyangwa metero ebyiri, abantu bakabivuga, ugasanga n'abantu bavukana cyangwa se umubyeyi n'umwana cyangwa se wabo w'umuntu cyangwa nyirasenge bagiye kwicana kubera ayo makimbirane y'ubutaka. Ibyo rero ayo makimbirane yaragabanyutse cyane kuko iyo unarebye mu nkiko icyo gihe inkiko ibibazo byajyagamo imanza mbonezamubano inyinshi wasangaga zishingiye ku makimbirane y'ubutaka. Ugasanga ariko hari n'izinshinjabyaha birumvikana kuko iyo umuntu yishe undi byavuye kuri ayo makimbirane nabyo urumva ko ni ibibazo bikomeye, nyine nta mutekano abantu bari bafite kubera kurwanira ubutaka. Ikindi byakemuye ni uko nk'uko mubizi mbere yo kwandika ubutaka abaturage batari babona ibyangombwa by'ubutaka, ntabwo umuntu yashobora kuba yajya muri banki ngo ashobore kuba yatangaho ingwate ubutaka bwe kuko butabaga bwanditse, kuko banki ntabwo yafata ingwate y'ikintu kitanditse. Icyo gihe rero mbere yo kwandika ubutaka ubundi kugira ngo umuntu ajye muri banki kereka umuntu wishoboye, nk'umuntu wabaga ufite inzu nko mu mujyi ahantu afite titre de propriété zo zabagaho, ariko umuturage wundi wifitiye isambu ye nini cyane rwose ifite n'agaciro ntabwo yashoboraga kujya muri banki ngo abe yasaba inguzanyo ashobore kwiteza imbere. Ubu rero icyo kintu cyarakemutse kubera ko ubu ngubu umuturage ashobora kujya muri banki atanze kiriya cyangombwa cy'ubutaka akaba yakwiteza imbere. Ikindi kintu byatumariye kinini cyane mu gihugu cyacu, muzi ko ku rwego mpuzamahanga mu bintu bya doing business igihugu cyacu gikunze kuza ku isonga mu byerekeranye no kwandikisha imitungo itimukanwa, kwandika ubutaka, aho usanga rero abashoramari benshi ubu ngubu baza mu Rwanda kuko bazi ko baje gushora imari yabo ku butaka bwanditse, kuko bumva ko hari umutekano, niba hari nka investment cyangwa se igikorwa kinini azatangamo amafaranga menshi, aba yizeye yuko kubera ko igihugu gifite systeme uburyo ubutaka bwanditse, uburyo ashobora kubona ibyangombwa mu buryo bwihuse, akaba yashora imari imbere mu gihugu. Usanga nabyo byaragize akamaro kanini cyane kubera ko byateje ishoramari imbere mu gihugu cyacu. Urebye ni ibyo bintu by'ingenzi, ariko hari n'ibindi, ariko ibyo nibyo by'ingenzi cyane usanga byaragize akamaro. Ariko noneho na bwa burenganzira umuntu agira akicara atekanye wo kumva ko niba ufite icyangombwa cy'ubutaka bwawe buri mu mutuzo, kuko niyo umuntu yaza kukurengera buriya butaka twandika biba biri muri systeme, niyo umuntu yakurengera mu buryo buri physique nta kintu bimaze, kubera ko muri systeme tuba dufite tuba dufite amakuru yose y'ubutaka, ba nyir'ubutaka, abo babufatanyije, niba ari umugabo n'umugore cyane niba ari kampani, byose tuba tubifite, ingano yabwo byose biba biri muri systeme, ku buryo umuntu wakwibeshya ngo aje kuvogera undi cyangwa se no kugurisha umutungo. Niyo mpamvu mubona hari n'ababigerageza bakashaka gukoresha uburiganya bagahita bafatwa. Abenshi barafatwa mu buryo bworoshye cyane kubera ko ibintu byose
biri muri systeme y'ubutaka twita Land Administration Information System, aho amakuru yose y'ubutaka tuba tuyafite ku buryo kugira ngo umuntu azavogera undi ku butaka bwe iyo hari ubigerageje ahita afatwa kubera ko ibintu byose biba byanditse. Umuntu yahita kubaza niba ubu gahunda abantu bajyaga bagura ubutaka bakandikirana bakatanga inzoga z'abagabo, ubivuze ngo kwandikirana hagati y'umuntu n'undi muguze ubutaka ntacyo bikimaze? Ibintu byo kwandikirana ubu ngubu ntacyo bikimaze, kuko ubundi iyo uguze ubutaka cyangwa se uhererekanyije ubutaka na mugenzi wawe bigira agaciro iyo bikorewe imbere ya noteri ushinzwe ubutaka. Ubu hari ba noteri mu mirenge yose mu gihugu, ku buryo biriya abantu bagendaga bakandikirana bakanywa inzoga z'abagabo bikarangirira aho ngaho. Ubu ngubu ibyo ngibyo nta kintu bikimaze. Ubu ngubu hari noteri ku rwego rw'umurenge aho abaturage bagiye gukora ihererekanya ry'ubutaka bahurira. Noteri niwe wenyine ufite ububasha bwo kwemeza amasezerano y'ubugure. Nta bandi bahamya cyangwa se nta bandi bahamya bisaba cyangwa se babitaga abagabo, uretse kubundi ari n'abahamya, kuko n'abagore nabo bashoboraga kwemeza inzoga z'abari bakati. Ubwo rero bikorerwa imbere ya noteri, ari nayo mpamvu duhora dushishikariza abaturage ngo ihererekanya ryose ry'ubutaka bajye barikorera imbere ya noteri, kuko iyo atayikoreye imbere ya noteri hari ibibazo bijya bibaho, ugasanga nk'umuntu yaguze n'undi bahererekanyije ibyangombwa gusa barigendeye, umwaka urashize imyaka 2, hari kese nyinshi tubona batarahererekanyije kwa noteri ngo no muri system amakuru ahinduke, ugasanga wa wundi wagurishije ashobora kubura akaba yakwitaba Imana cyangwa akava mu gihugu, kugira ngo wa mutungo uzave kuri wundi wagurishije ugere ku waguze, atahibereye ngo noteri ahite abisinya bijye muri systeme bihinduke. Usanga hazamo ibibazo bikomeye, kandi hari n'igihe baba baranishyuranye, ugasanga rero wa wundi waguze ashobora kubihomberamo. Bigasaba ko yajya no mu nkiko kugira ngo arizo zizajya kwemeza bwa buguru, ugasanga ni ibintu birebire cyane. Ngibyo bito mu kiganiro Imbonankubone, aho tumuganira ku bijyanye n'ibibazo n'ibisubizo muri serivisi z'ubutaka, imitangire serivisi z'ubutaka. Birumvikana namwe mushobora kugira icyo mubaza umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubutaka mu Rwanda, mukagira ibibazo mumbaza munyuze kuri 0789 42 no kwandika ubutumwa bugufi haba kuri WhatsApp cyangwa se message zisanzwe ni 0789 42 Nkomeje n'ibibazo byanjye kugira ngo namwe muze kubaza nze kumubabariza deje. Hari gahunda yo kwandika ubutaka bwa leta. Umuntu ahita yibaza ubutaka bwa leta n'ubumeze bute, ubutaka bw'umuturage n'ubumeze bute kuri iyi ngingo? Urebye gahunda tumazemo iminsi nta nubwo ari no kwandika ubutaka bwa leta, kuko ubutaka bwa leta twamaze kubwandika mu mwaka wa 2018 na 2019, twari dufite gahunda yo kwandika ubutaka bwose bwa leta. Ahubwo gahunda twari turimo muri iyi minsi twashishikarizaga abaturage kwandikisha ubutaka bwabo. Twari twaratanze itariki ntarengwa ya 30 z'ukwa 12 ko abaturage bose bagomba kwandikisha ubutaka bwabo. Abatabikoze ubwo butaka tukazaba tubwanditse kuri leta by'agateganyo. Ni gahunda twatangiye mu mpera z'umwaka wa 2019 ku itariki 15 z'ukwa 10, aho twari twasabye abaturage bose ko bandikisha ubutaka. Ko twararebaga tugasanga muri systeme dushyiramo amakuru y'ubutaka harimo ibintu bidafite amakuru, ibyo twakwita non-info, n'uvuga ngo non-information, nta makuru yari arimo. Kwa kundi twandikaga ubutaka, ko twatangiye kwandika ubutaka mu mwaka wa 2009 tubisoza muri 2013, wasangaga twamaze kwandika ubutaka tubishyira muri systeme, abaturage babona ibyangombwa byabo. Nyuma ariko tuza gusanga hari abantu batigeze baza kuzuza amakuru, kuko twaheraga ruhande dukoresheje ari amafoto yabaga yarafashwe n'indege. Tugahera ruhande twaba tuzi umubare wose w'ubutaka buri mu gihugu. Noneho uje gutanga amakuru, komite y'ubutaka y'akagari ikakira amakuru ye agashyirwa mu bitabo, ari nabyo twashyiraga muri systeme yacu, ibyangombwa bigasohoka. Muri iyo myaka yose rero ishize, nk'uko mwabivuze ko bimaze imyaka irenga 10, hari abatarigeze baza gutanga amakuru. Ariyo mpamvu twabashishikarizaga kuza gutanga amakuru kugira ngo babone ibyangombwa byabo by'ubutaka. Tugenda twongera amezi, twahereye mu mpera za 2019, 2020 dukomeza kubibashishikariza. Ariko nk'uko mubizi uyu mwaka ushize wa 2020
twagizemo ibibazo by'iki cyorezo cya COVID-19, aho hari na lockdown yabaye umwaka ushize mu kwezi kwa gatatu no mu kwa kane. Abaturage nyine urumva ntabwo kwandikisha ubutaka bisaba kujya aho ubutaka buherereye, batugaragariza ingorane bahuye nazo zo kuba bageraho imitungo yabo iri. Ubwo rero bamaze kutugaragariza izo ngorane, tugenda twongera amezi twari twaratanze kugira ngo bazashobore kwandikisha. Ariko ubu ku itariki 30 z'ukwa 12 umwaka ushize, uyu mwaka ushize turangije, niyo yari itariki ntarengwa yuko buri muntu wese yagombaga kwandikisha ubutaka bwe. Ariko na n'ubu hari ubutaka dufite butanditse na n'ubu bugera kuri 1,199,845 butanditse, aho nko mu mujyi wa Kigali dufite 31,000. Izo ni hectare cyangwa ni imirima? Ni hectare, ni ibibanza? Ni ibibanza. Mu mujyi wa Kigali bigera ku 31,997, mu ntara y'Amajyepfo ni 503,274, Iburengerazuba ni 399,305, Amajyaruguru ni 303,383, naho Iburasirazuba ni ibibanza bigera kuri 261,886. Urumva ko biracyari byinshi, ariyo mpamvu dusaba abaturage rwose ko nubwo twamaze kubyandika kuri leta, ariko twongere tubisobanure neza ko nagateganyo. Twabyanditse kuri leta by'agateganyo kugira ngo tugire systeme yacu yuzuye, aho tuzashobora no kugenda tugaruza ubutaka bwa leta, kuko iyo twamaze kubyandika byose bituma dushobora gukurikirana, tukazamenya ubwa leta, ubw'abaturage. Ariko igihe cyose umuntu azagaragariza ko ubutaka ari ubwe, igihe azazana ibimenyetso bigaragaza ko ubutaka ari ubwe, ubutaka tuzajya tubumwandikaho. Umuntu ahita yibaza kuko hari ubwo butaka burenga miliyoni butarandikwa, numvise ari imibare isa naho ari hejuru, n'ubutaka bwinshi butarandikwa, n'ubuso bunini. Hanyuma mpita nibaza ubwo butaka butarandikwa n'uburi mu makimbirane leta aba yanditseho by'agateganyo, nubwo wavuze ngo ni no info budafiteho makuru, n'ubutaka bumeze bute? Ubwo ngubwo n'ubudafite amakuru, niko nababwiye. Ntabwo bufite amakuru kuko hari utunimero twagendaga dutanga twandika ubutaka mwaka wa 2009 kugeza 2013. Ariko nyuma yaho ubundi umuntu mbere yo kubona akanimero yabaga agomba kuza kuri komite y'ubutaka mu kagari agatanga amakuru. Niba uri umugabo ufite umugore ugatanga amakuru nyine, ukavuga uwo mwashakanye, ubutaka uburyo wabubonye, ari amakuru yose twabazaga. Wamara kuyatanga bakayashyira mu bitabo kugira ngo icyangombwa cyawe kizasohoke. Ubu rero tudafitiye amakuru nyine, nubwo abantu batigeze baza gutanga amakuru mu gihe cyo kwandika ubutaka, ariyo mpamvu tubashishikariza kuza gutanga ayo makuru, kuza kwandikisha nako ubwo butaka kugira ngo babone ibyangombwa byabwo. Hanyuma leta nibaza ku makosa agiye asa nabaho, ugasanga umuntu atanze amakuru ku butaka butari ubwe akabwiyitirira, bakamubaruraho, cyangwa se leta nayo ikibeshya ikayandikaho ubutaka bw'umuturage, cyangwa se umuturage nawe akiyandikaho ubutaka bwa leta. Byakosorwaga binyuze mu nkiko, cyangwa umuntu ahita ajya kuri land center, land center bigakosoka ku kigo cy'ubutaka. Ubundi ntabwo aba ari ngombwa ko ibibazo byose bijya mu nkiko, kuko bishobora kubonerwa ibisubizo hariya hasi. Kuko uko mubizi, iyo umuntu aje kwandikisha ubutaka bwa mbere, mu bintu bya mbere dusaba ikintu cyitwa icyemezo cy'umutungo. Icyemezo cy'umutungo ubundi gitangwa n'inzego z'ibanze, kuko nizo ziba zizi amakuru ya ba nyir'ubutaka. Kuko hariya hasi mu mudugudu, mu kagari, baba bafite amakuru kurusha n'abakozi bo mu kigo cyangwa se n'abacamanza. Niyo mpamvu dokima ikomeye cyane mu kwandika bwa mbere umuntu ku butaka bwe ni kiriya cyemezo cy'umutungo, aho ziriya nzego z'ibanze guhera ku mudugudu n'akagari bifashishije amakuru y'abaturage batuye aho ngaho, aribo bemeza nyir'ubutaka, noneho bikemezwa na komite y'ubutaka y'akagari ibifitiye ububasha bahabwa n'itegeko. Bakwemeza nyine nyir'ubutaka. Icyo gihe biriya byangombwa twebwe nibyo dushingiraho dutanga icyangombwa cy'ubutaka, kuko umuturage hariya hasi niwe umuturanyi
abaturanyi abayobozi b'inzego z'ibanze nibo babaza amakuru kuri ba nyir'ubutaka. Ibyo rero ntabwo biba bisaba yuko bijya mu nkiko kuko igihe cyose umuntu ashoboye kugaragaza iyo dokima y'icyemezo cy'umutungo yahawe n'inzego zifitiye ububasha hariya hasi, icyo gihe tubishingiraho noneho agakoresha na fiche cadastrale y'ubutaka bwe ikemezwa n'akarere, noneho icyo gihe tukamukorera icyangombwa cy'ubutaka. Hanyuma iyi gahunda musa naho murangije ijyanye no kwiyandikaho ubutaka, ni ubutaka bw'abaturage ariko leta yanditseho by'agateganyo bitewe nuko budafitweho amakuru. Amakuru naboneka umuturage agakena bwa butaka bwe ko bumwandikwaho, abigenza atazabagana azanyura hehe? Yego, umuturage nakenera ko ubutaka bumwandikaho nyine n'ubundi azaca mu nzira dusanzwe dukoresha. Nk'uko nari nabivuze, umuturage aba agomba kujya gushaka icyemezo cy'umutungo kigaragaza ko ubutaka ari ubwe. Hari n'amafomu cyangwa se inyandiko, ubundi muri serivisi dutanga buri serivisi tugira inyandiko yayo igaragaza ibikenerwa. Bashobora kujya kuri website y'ikigo bakabona izo fomu cyangwa se ku mirenge, kwa banoteri b'ubutaka no ku turere no ku babitsi impapuro z'ubutaka. Ayo mafomu niyo dukoresha kuri website naho bazibona. Hanyuma iyo fomu ibigaragaza ibikenerwa rero hari kiriya cyemezo cy'umutungo nababwiye no gukoresha fiche cadastrale y'ubwo butaka, hanyuma icyo gihe akuzuza n'iriya fomu, hanyuma icyo gihe yabyujuje nyine abitanga ku bakozi babishinzwe, hanyuma tukamukorera icyangombwa cy'ubutaka. Hari ikibazo benshi bajya bibaza, ubutaka usanga iyo baguhaye icyangombwa cyabwo bwanditseho ko bukodesha imyaka 99, hari nubwo nabonye bwa 25, ubwo muraza kudusobanurira. Umuntu akibaza mbere ya 2009 uko abantu bari bafite ubutaka yumvaga ubutaka ari ubwe, ariko nyuma yo kubukodesha kumva bisa naho atari ubwe, ni nk'ubwa leta. Hari ubwa leta none tse ko niba ari ubwa leta ko none tubusorera bikabumuvanga. Ubutaka mu by'ukuri ni ubwa leta n'ubw'umuturage. Murakoze cyane. Icyo kibazo rwose abantu bakunda kugitubaza kubera ko kuri kiriya cyangombwa cy'ubutaka handitseho ubukode burambye. Iyo umuntu abonye ijambo ubukode bahita babishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda nyine. Ubukode bumva nko gukodesha, nk'uko wakodesha inzu, nk'uko TV1 wenda mushobora kuba mukodesha iyo nzu, simbizi ni urugero ntanze, ushobora kuba ari niyanyu, cyangwa se nuko umuntu ashobora gukodesha imodoka yo kugendamo cyangwa se inzu yo guturamo. Ntago iriya terime y'ubukode ntago bivuze yuko umuturage uriya butaka atari ubwe. Urebye ni dutangira gahunda yo kwandika ubutaka cyangwa se no kuvugurura amategeko mu gihugu cyacu, aho twatangiye gahunda yo kuvugurura amategeko kugira ngo abaturage batunge ubutaka mu buryo bwanditse. Hari nk'amaterme cyangwa se imvugo zagiye zitirwa mu ndimi z'amahanga kugira ngo turebe uburyo tubishyira mu kinyarwanda. Ubukode rero hariya tuba twashyize kuri ya byangombwa ntabwo bivuga yuko ari ubukode bwa bundi umuntu akodesha ikintu akajya yishyura, kuko ntabwo umuturage yishyurira ubutaka nk'uko umuntu yakwishyura inzu atuyemo cyangwa iki. Kandi munasomye neza kuri ya byangombwa by'ubutaka dutanga, hari ingingo zigenda zigaragaza uburyo umuturage ari nyir'ubutaka. Gusa leta niyo igomba kureberera mu rwego rw'imikoreshereze kugira ngo ubutaka bukoreshwe neza. Leta niyo igomba kureberera abaturage mu gushyiraho igenamigambi rihamye yo kugira ngo ubutaka bw'igihugu bukoreshwe neza, kuko budakoreshejwe neza hakazaba ikibazo, ni leta ibizabibazwa. Kuko nk'ubu ngubu dufite ubutaka buto, igihugu cyacu ni gitoya, tubucunze nabi tukireba twebwe gusa, abana bacu cyangwa se abuzukuru n'abuzukuruza mu myaka 20 iri imbere, 50 iri imbere, imyaka 100 iri imbere, kuko uba ugomba kureba imbere, ntabwo uba ugomba kwireba wenyine. Ariyo mpamvu leta igomba gushyiraho gahunda ihamye y'uburyo ubutaka bugomba gukoreshwa neza, ariko bitavuze yuko umuturage atabufiteho uburenganzira. Buriya burenganzira rero uko nabusobanura kugira ngo mara abaturage impungenge bumva ko ubutaka atari ubwa, ubutaka ni ubwabo 100%, kuko kuri kiriya cyangombwa mubona ko iyo twashyizeho imigabane umuntu afite, niba utunze ubutaka uri ingaragu, imigabane kuri kiriya cyangombwa aba ari 100%. Nta hantu ubona ko leta ifiteho shares, nta na rimwe ku ijana leta ibifiteho. Umuturage ni 100%. Niba uri mariye ufite umugore cyangwa umugabo umwe, mwaravanze umutungo, ni 50%, 50%. Ntabwo leta iza ngo ifate muri 10 cyangwa 5. Bigaragaza rero ubwo burenganzira. Ikindi kigaragaza uburenganzira mu rwego rw'amategeko,
ntabwo umuntu yagira uburenganzira, yaba adafite uburenganzira ku kintu agifatanyije n'undi ngo ashobore kujya kugitanga ingwate muri banki, kuko uburenganzira bwo gutanga ingwate, uburenganzira bwo kugurisha, bwo kuba umutungo wawe umwana wawe yawuzungura, kuba ufite uburenganzira bwo gutanga impano. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose umuturage afiteho uburenganzira, ntabwo ubutaka bwaba atari ubw'100% ngo ubwo burenganzira baba bufite, kuko udafite uburenganzira ku kintu mu rwego rw'amategeko ntabwo wakigurisha, ntiwagitangaho ingwate, wagitangaho impano, ntabwo umwana wawe yakizungura. Ibyo rero nagira ngo bisobanuke ko kuba byitwa ubukode ntabwo bivuze rwose yuko leta hari pari cyangwa se shares zifite ku butaka bw'umuturage. Leta inshingano zayo ni ukureberera abaturage mu rwego rw'imikoreshereze, ari nayo mpamvu hajyaho dushyiraho ibishushanyo mbonera by'imikoreshereze y'ubutaka kugira ngo ubutaka bukoreshwe neza, tureberera abaturage, tuvuge ngo ubu butaka bugenewe ubuhinzi, ari nayo mpamvu ni umuturage nibamwangira kuvana imikoreshereze mu buhinzi ngo ashyire mu miturire, niya gahunda ya leta ivuga iti ntabwo muzatura gusa mutarya, ni urugero. Ibyo byose ni leta igomba kubireba, ko ntabwo yareka abaturage ngo bikorere ibyo bashaka, kuko hashobora kuzaba ingaruka ugasanga ahantu hose bahujuje amazu babuze ibyo kurya, ahantu hose bahujuje inganda. Ni urugero, ariyo mpamvu tugomba kureba uko igihugu kingana, kureba ubutaka dufite, kureba uburyo twabugabanyamo mu byiciro bitandukanye kugira ngo buri cyiciro kibone uburyo gikoreshwa mu buryo bwiza kandi burambye mu myaka iri imbere. Mu bisobanuro neza ko ijambo bukode atari gukodesha nk'uko abantu babyumva, ahubwo umuturage afite uburenganzira ku butaka bwe. Hanyuma mpita nibaza, iriya myaka 99 mwashyizeho, ubwo niba umuntu barumwanditseho baratangiye kubara 2009, bivuze ngo hashize imyaka 11, ubwo hasigaye 88 kuri 99. Hanyuma kuba bukodesha imyaka 25 hasigaye imyaka 14. Nyuma y'icyo gihe bizagenda bitazongera umwandiko wundi bushya imyaka nisho bizagenda bita? Ubundi hari iteka rigenda rigena imyaka y'ubukode. Ni ukuvuga ngo imyaka y'ubukode ubundi ntabwo iba ingana bitewe n'imikoreshereze y'ubutaka. Nko ku byerekeranye n'imiturire dutanga imyaka 20, kuko imiturire urumva ko haba hagomba kuba gahunda ihamye yo kureba uburyo imiturire icungwa ikoreshwa. Ubutaka bugenewe ubuhinzi n'ubworozi bugenewe imyaka 99, inganda n'ubucuruzi 30. Rero iyo umuntu aguze ubutaka, iyo uguze ubutaka n'uvuga ngo ubuguze uburenganzira. Iyo uguze ubutaka n'umuntu yarabonye icyangombwa mu mwaka wa 2009 ukagura muri mwaka wa 2021, tuvanaho ya myaka irangiye tugashyiraho isigaye. Okay. Niko tubigenza, ntabwo utangira bundi bushya. Nuvuga ngo ubuguze uburenganzira, niba ari ikibanza kigenewe guturaho twaratanze imyaka 20, ukagura hasigaye imyaka 10, ubwo ya 10 niyo tuguha. Ariko wowe uba ufite uburenganzira bwo kuzajya kongera gusaba ko iyo ya myaka irangiye barongera bakakongerera imyaka, nyine barongera bakaguha imyaka iteganywa n'itegeko. Ariko turi kuvugurura itegeko ry'ubutaka, dufite umushinga w'itegeko, ntabwo riremezwa ko riracyari mu nzego zibishinzwe kugira ngo rizabone kwemezwa, aho hariho za proposal yuko iriya myaka izahinduka, ariko ntabwo twabihamya none ahangaha kuko iracyari umushinga. Niramuka ihindutse abaturage bazabimenya. Umushinga uzaba wongera imyaka ku buryo yaba myinshi cyangwa agabanyuka? Proposal nuko yaba myinshi. Hanyuma reka mbere yuko nsoma ubutumwa bugufi bw'abantu bakurikiye ikiganiro, nkubaze ku bijyanye n'imisoro. Umusoro w'ubutaka nawo ni ibintu byagiye bivugwaho cyane cyane ishingiye ku itegeko ryasohotse mu igazeti ya leta mu kwezi kwa 10 2018, mu ngingo yaryo ya 20. Hari aho mwavugaga muti ikibanza kidakoreshwa wubatse ubuso busigaye bwishyura 50%. Uwo musoro umeze ute? Kusa naho ubutaka umuntu atuyeho ntibusorerwa, uburenzeho burasorerwa, bisobanuye bite? Ubundi ikibazo cy'imisoro y'ubutaka, imisoro y'ubutaka urebye hari amategeko ayigenga, uretse ko bitandukanye n'amategeko agenga ubutaka. Buriya muri serivisi z'ubutaka tugira inzego zigenda zishinzwe gushyira mu bikorwa ku byerekeranye n'amategeko y'ubutaka. Ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka
na minisiteri ifite ubutaka mu nshingano zayo, ubu ngubu ni minisiteri y'ibidukikije, nibyo birebwa n'ayo mategeko. Ariko ku byerekeranye n'ibintu byerekeranye n'imisoro, hari minisiteri ya Minecofin na Rwanda Revenue Authority ari bo bashinzwe ibyerekeranye n'iyo misoro. Twebwe ikigo icyo dufatanya nabo ni uburyo bwo kugira ngo tunoze systeme yacu irimo amakuru y'ubutaka, kugira ngo ibyerekeranye n'imikoreshereze y'ubutaka Rwanda Revenue ishobore kuba yabona amakuru, niba ari ahantu ho gutura bagomba gusoresha babirebe muri systeme yacu, ko systeme yacu iri linked cyangwa se connected na Rwanda Revenue, ku buryo igihe cyose bashaka gusoresha bashobora kubona amakuru ya ba nyir'ubutaka n'ubutaka bugomba gusora. Ku buryo rero ibyerekeranye n'ayo mategeko nk'uko Minecofin cyangwa se na Rwanda Revenue bagiye babisobanura kenshi, ari amategeko akimara gusohoka, urebye nibo barebwa n'iyo misoro. Ariko icyo tubafasha ni ukugira ngo systeme yacu dore tuyapudetinga kandi nabo bayigireho access, bashobore kubona amakuru ahagije mu buryo bwo gusoresha abaturage. Kuko bisa naho imisoro yikubye cyane, avuga ngo yikubye inshuro 8, inshuro 7, cyane cyane ari mu mafamu nibo numvaga bataka cyane, ati hegitari imwe twayisoraga amafaranga 4,000, ubu ni 20, urumva yikubye 5 gutyo. Ibyo ngibyo ntabwo bibareba, ni ibireba Minecofin. Urebye amategeko yashyizweho na Minecofin, ariko iyo abaturage batubajije ibyo bibazo tubasobanura uko bimeze, ariko bagiye bagaragaza impungenge bafitemo, inzego zigenda zibiganira kugira ngo ayo mategeko turebe niba koko ku baturage nta kibazo, cyangwa se haramutse harimo n'ikibazo nabwo minisiteri ibishinzwe y'igenamigambi nayo yareba uburyo byabikemura. Hari ikindi kibazo bakunze kugenda babaza mu kigo gishinzwe ubutaka kuri serivisi zo guhererekanya ubutaka mutation, hari amafaranga 30 atangwa. Ndavuga ati se umuntu agurishije ubutaka bufite agaciro k'100,000, undi agurisha ubutaka bufite agaciro ka miliyari, bose 30,000. Kubera iki 30,000? Cyane ko ushaka kuba ufite ubutaka Kacyiru hano turi, undi ufite Nyamasheke, n'agaciro karatandukanye, ariko izi serivisi byose 30,000. Bati rwose harimo akarengane, harimo ikinyonyo kirekire. Kubera iki ayo mafaranga atasoreshwa, iyo serivisi tatangwa bitewe n'agaciro k'ubutaka aho buri, cyangwa se ubuso ubwo butaka bufite? Icyo kintu mwagitekerejeho? Icyo kintu twagitekerejeho, kuko iyo turi guhura n'abaturage haba mu biganiro nk'ibi ngibi tuba twakoreye ku mateleviziyo n'amaradiyo, cyangwa se na za randi wiki tukizikora, uretse ko kubera wenda COVID-19 ntabwo za randi wiki tukizikora, ko bisaba guhura n'abantu benshi cyane. Ibyo bibazo bagendaga bakitugaragariza kenshi, ariko ari amafaranga agenwa n'itegeko. Niyo mpamvu rero ubusabe bw'abaturage twarabwumvise, ndetse n'itegeko ririmo riravugururwa, kugira ngo tubizeze yuko mu gihe kitarambiranye amafaranga azaba yahindutse, yagabanyutse, agahinduka agendeye kuri pourcentage. Byose byagiye birebwa, hagiye harebwa, kuko serivisi ziba ari zimwe, ari amafaranga agiye agabanyijemo ibyiciro. Hari ayihererekanya, hari ay'icyangombwa gishya, hari n'azavaho burundu, kuko nk'ubu turi kujya mu byo twakwita nka paperless, cyangwa se gukoresha ikoranabuhanga, ku buryo hari igihe impapuro zizavaho, kwa kundi mubona ibyangombwa by'impapuro muzajya mubibona online. Ziriya mpapuro zaduhendaga tukaba tutazongera kuziprintinga, umuntu akazajya abibona online. Kandi kiriya cyangombwa cyonyine twacaga 5, ariya 30 agiye harimo ibintu byinshi bitandukanye. Haba harimo 20 ihererekanya, hakaba harimo aya notariya, hakaba harimo na 5 by'ibyangombwa. Ibyo byose rero byagiye birebwaho, kuko nitwinjira mu ikoranabuhanga nk'ibyo 5 bizavaho, n'andi nayo yihererekanya tuyagabanye, ku buryo ntago navuga ngo n'uyu mubare uyu nagira ngo bihangane bategereze ko itegeko risohoka. Ariko impungenge zabo twarazumvise, kandi habaye proposal yuko ayo mafaranga yagabanyuka. Hanyuma abandi ku butumwa bugufi mukomeze mubwohereze kuri 0789428336. Iyo nimero ntabwo ari guhamagara, no butumwa bugufi gusa, 0789428336. Akandi kabazo ni akajyanye n'abaturage bavuga bati hari igihe leta iza igacisha umuhanda mu murima wawe, hanyuma muri uwo murima bikaba ngombwa ko umuhanda si uwawe, ubwo wabaye uwa leta, ariko wajya kuwukura ku cyangwa kugira ngo ube uwawe usigana agace kawe, ugasanga nawe ugomba gukora amafaranga yose agenda kuri izo serivisi, niwe ugomba kuyatanga. Kubera iki kidafasha umuturage kugira ngo nawe yitange ayo mafaranga ya mitasiyo?
ubundi biterwa n'ibikorwa bigiye kwakorerwa nk'ibikorwa by'inyungu rusange ya ibikorwa by'inyungu rusange nyine ubundi leta bakora expropriation umuturage bakamuha ingurane kuri bwa butaka bwe batwaye nta gikorwa rero na kimwe cy'inyungu rusange bavuga ngo barishyuza umuturage ubundi ni leta yishyura ari amafaranga ku byerekeranye n'inyungu rusange rwose nagira ngo byumvikane neza yuko niba ari leta ihashyize igikorwa cy'inyungu rusange icyo gihe niyo yishyura ndetse umuturage akanishyurwa n'agaciro k'ubutaka bwe kandi agaciro k'ubutaka bwe nabyo ubu ngubu hasigaye hari n'ibiciro biteganywa bitangazwa buri mwaka byubahirizwa mu rwego rwo kwexpropriate abaturage. Hanyuma hari ikindi kibazo cyari gihari ugasanga ubutaka butari munsi ya hegitari ngo ubutari munsi ya hegitari ngo ntabwo umuntu yagurisha agace ngo bakamwandikaho niko bikimeze cyangwa byarahindutse. Izo mpungenge nazo z'abaturage twarazumvise kuko mu itegeko ryameze gutyo bimeze gutyo kubera ko itegeko dufite ry'ubutaka ni ryo mu mwaka wa 2013 ubu ngubu niryo tugenderaho muri iryo tegeko rero harimo ingingo yuko ivuga yuko ubutaka bugenewe ubuhinzi n'ubworozi budashobora kugabanywamo ibice iyo ibice biri buvemo bitagera kuri hegitari kereka havamo hegitari kandi abantu batunze ubwo butaka bungana gutyo ni bake cyane ku buryo bitashobokaga. Abaturage rero baragiye bagaragaza impungenge ndetse n'ibibazo bahuraga nabyo ugasanga umuntu ahuye n'ikibazo gikomeye ashaka kwigurishiriza agace k'ubutaka kugira ngo yikemurire ikibazo ari urwaye ushaka kwivuza ari umwana yabuze amafaranga yo kujya ku ishuri ibibazo byinshi bitandukanye ugasanga nyine ntabwo bishoboka bagiye babigaragaza bituma tuvugurura itegeko ry'ubutaka n'icyo kintu nacyo twarakirebye ku buryo mu mushinga w'itegeko nubwo utari wemezwa gukora cyari umushinga n'icyo kintu cyitaweho cyane ubwo rero turizera yuko itegeko nirimara kwemezwa icyo kibazo nacyo kizakemuka ku buryo za metero ebyiri yazigurisha bakazimwarikaho. Yego ariko icyo ngira ngo nanasobanure neza icyo kintu iyo ngingo yari iri muri iri tegeko dukoresha ubu ngubu yo kutagabanyamo ubutaka ibice byari mu rwego rwa land consolidation cyangwa se muri gahunda yo guhuza ubutaka ubu ngubu n'itegeko nirimara no kubyemeza iyo ntabwo bivuze yuko land consolidation izabivuyeho bizajya bikorwa ariko mu rwego rwo kubahiriza land consolidation cyangwa se gukoresha ubutaka mu buryo bwo kubuhuza. Hanyuma reka tujye hanze ya studio kugira ngo n'abakurikiye ikiganiro nabo tubaho umwanya bagira ibyo bakubaza uyati mwaramutse neza mbanje kubashimira by'umwihariko deje w'ikigo gifite mu nshingano imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka none nkurikije aho nsanze mugereje ikiganiro nabazaga ko hagaragara ubutaka bwanditse ariko ugasanga umuturage afite icyangombwa location ikaba itandukanye naho ubutaka buherereye. Urugero nitwa Muhire nturanye na Kalisa hagati yanjye nawe harimo umutabazi hagakurikiraho umugabo ariko ugasanga ngewe Muhire ubutaka bwanjye muri system bitagaragara ahari ubutaka bwa mugabo none aho ngaho uko bigaragara abaturage benshi ntabyo bazi nkabafasha iki hakorwa iki ngo ibyo bibazo bikemuke murakoze. Uyu numwe kwajya gusubiza ikibazo ku kibazo. Murakoze ubundi twandika ubutaka ni gahunda yaje nyine ikenewe kandi irimo akazi kenshi cyane ntabwo twavuga ko nyuma yo kwandika ubutaka hatagiye hagaragara ibibazo hari ibibazo byagiye bigaragara nyuma yo kwandika ubutaka harimo nk'ibibazo by'imbibi aho tugifite ibibazo by'imbibi aho dufite gahunda yo gukosora imbibi z'ubutaka kuko hari aho usanga imbibi zitameze neza aho usanga wenda harabaye nko kwibeshya mu kugena imbibi ndetse n'ariya amafoto twavanagamo amakarita twakoreshaga twandika ubutaka. Ubu ngubu rero icyo twabwira abaturage ni uko twatangiye gahunda umwaka ushize yo kugenda dukosora imbibi tukagenda tureba utugari turimo ibibazo byinshi cyane kurusha ahandi tugahera ruhande bidasabye ko umuturage aza gusaba ku giti cye kuko hari aho twabonaga bikabije hagomba kubikosora rusange. Utwo tugari twose rero turadufite hari aho byashobotse hari n'ahandi tugishaka ingengo y'imari kugira ngo iki cyorezo nacyo nikirangira kuko ibintu bisaba kuduhuza n'abaturage cyane izo serivisi twarazigabanyije cyane natwe ntabwo biduturutseho mu rwego rwo kurwanya icyorezo cya COVID-19 ariko bisaba n'ingengo y'imari ko tuzakosora imbibi hirya no hino mu gihugu ariko waba ufite ubwihutirwe
ashaka nko kuba yahererekanya ubutaka bwe, icyo gihe aza gusaba serivisi tukamufasha nk'uko dufasha abandi bose. Ariko niyo gahunda ya rusange nagira ngo mbwire abantu ko tuyiteganya uburyo iki cyorezo kishize cyangwa se n'ingengo y'imari ibonetse ari gahunda dufite tuzakora nk'ikigo. Okay, uyati morning, hari ikintu nanenze muri gahunda y'ihererekanya bubasha ry'ubutaka. Ati urugero ubwo ni ihererekanya ry'ubutaka, urugero umukene yahawe agace k'ubutaka n'umugiraneza ngo abone aho atuza abana be, yubakirwa na leta, none ari gusabwa 100,000 ngo ahabwe ibyangombwa ni dorosera. Ati ese ntiyasonerwa ayo mafaranga nk'umuntu utishoboye? Murakoze cyane. Ndumva ubundi muri gahunda zo kwandika ubutaka cyangwa se n'izindi gahunda zitandukanye abaturage bagiraho uruhare, hari uburyo abantu batishoboye na gato kubera biriya byiciro by'ubudehe bagenda bitabwaho, hakagira ibintu bagenda basonerwa. Mwumva rero umuntu niba ari umukene cyane kandi yaranahawe koko mu rwego rwo kumufasha, ndumva yakwegera abayobozi b'inzego z'ibanze z'aho atuye akagaragaza ikibazo cye bakamufasha, kuko ibyo byose umuntu abazwi n'ibyiciro byabo by'ubudehe babarizwamo biba bizwi n'abayobozi babo. Ndumva yareba umuyobozi w'akagari atuyemo cyangwa se w'umurenge akaba yagaragaza ikibazo cy'agafashwa, baba batagikemuye akaba yajya ku muyobozi uri hejuru kugira ngo agaragaze ikibazo cye. Ariko ndumva ubundi bibazo by'abantu batishoboye muri izi gahunda zitandukanye bigenda byitabwaho bagafashwa. Uyu ati nitwa Gerardine ndi mu karere ka Kayonza, nabaruje ubutaka ndishyura ariko hashize amezi 13 ntarabona ibyangombwa, nabariza he? Iki kibazo cyo gutinda kw'ibyangombwa by'ubutaka nagomba no gukikubaza. Umuntu asaba icyangombwa cyo gusanga kiratinda amezi 3 ana 5 kugeza nk'ubu ngubu yaravuga amezi 13. Ni ikibazo nubwo akibaje wenyine ariko gisa naho ari rusange. Kubera iki ibyangombwa bitinda? Nabakozi bake biterwa n'iki kugira bitinda? Ubundi kuvuga ngo ibyangombwa biratinda haba hari impamvu zitandukanye, uretse ko tuba tunifuza ko umuntu niba ahuye n'ikibazo cya serivisi itagenze neza abagomba kubigaragaza, akagaragaza umukozi niba hari umuntu watindije dosiye ye akaba yabigaragaza. Ariko gusa icyo nsaba abaturage nuko nawe agomba kujya kurikirana, kuko hari igihe umuntu ashobora kuzana dosiye wenda harimo ibintu bituzuye, ariko ubundi n'abakozi twagira ngo tubasabe ko umuntu ntago aba agomba kwakira dosiye ituzuye itujuje ibisabwa. Ugasanga rero dosiye ishobora gutinda kubera hari ibintu bituzuye, ariko hari nabo batuma ibibura, ugasanga aratinda kubizana bagatangira kubara kuva cyagiye yadepoje dosiye kandi ibyo bamutumye atarabizana. Gusa hari icyo twitaho, dufite icyo twakwita nka client charter, tugenda tugaragaza iminsi dosiye itagomba kurenza kugira ngo turebe n'uburyo abakozi nabo bubahiriza iyo minsi. Haramutse harabaye ikibazo dosiye ikaba yuzuye, umuntu akaba atarahawe serivisi mu buryo busabwa cyangwa se mu gihe cya nyacyo twatanze, icyo gihe abagomba kubigaragariza abakozi b'ikigo bakorera muri zone, uko buri ntara dufite umubitsi impapuro mpamo z'ubutaka. Mu majyepfo tumufite i Nyanza, mu majyaruguru hari Musanze, iburengerazuba ni Karongi, iburasirazuba ni Rwamagana, ndetse ku cyicaro gikuru hano haruguru ya Sopetrade. Icyo gihe rero umuntu atarabonye serivisi kandi ibyo asabwa byari byuzuye, agomba kubigaragariza ababitsi impapuro mpamo z'ubutaka bakurikirana ayo mazone, cyangwa se agahamagara kuri telefone itishyurwa 2134 akagaragaza ikibazo cye. Hari umukozi uyitaba akamusubiza cyangwa se akamworiyanta akamuhuza n'umukozi ukora wakoze dosiye ye kugira ngo barebe ikibazo cyajemo, hanyuma icyangombwa cye kiba cyasohoka. Hanyuma kubijyanye no guhindura icyo ubutaka bwagenewe, hari igihe umuntu ajya guhindura ati ubutaka buri mu buhinzi reka mbugire mu miturire, ugasanga baraguhinduriye bakabushyira mu miturire. Umuntu ashobora no guhinduza bikava mu miturire ukajya mu buhinzi? Ubundi ntabwo umuntu uyu munsi ubyuka ngo uvuge ngo ubutaka bwanjye ubwo buri mu miturire ngo ngiye gusaba bushyire mu buhinzi. Ntabwo ari ikintu wimagine cyangwa se nk'umuturage utekereza ngo ubwo nafite ubutaka nahingagaho urutoki ngo numva nshaka kubaka inzu ngo reka njye gusaba. Ntabwo ari uko bimeze. Nagira ngo mbwire abaturage batwumva yuko imikoreshereze y'ubutaka ntabwo ari ikintu umuntu yishyiraho ku giti cye. Ni bya bindi navuze ngitangira yuko imikoreshereze y'ubutaka cyangwa se ibyo twita land use ni gahunda ya leta nishyiraho igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka kugira ngo iyobore abantu uburyo bagomba gukoresha ubutaka bwabo mu buryo buboneye. Rero ubutaka bwawe niba butaragenewe ikintu runaka,
imikoreshereze runaka. Niba ubutaka bwawe imikoreshereze yabwo itagenwe na master plan cyangwa se n'igishushanyo mbonera, ntabwo icyo gihe ushobora guhindurirwa imikoreshereze y'ubutaka. Ni ukuvuga ngo niba ku gishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka ubutaka bwawe bugenewe imiturire, ni imiturire nyine, ntabwo ushobora kujya mu buhinzi. Niba hagenewe ubuhinzi, ni ubuhinzi, ntabwo bishobora guhinduka. Ngira ngo umenyeshe n'abantu yuko wenda mu gihe cyashize hari ukuntu abantu bajyaga bahindurirwa imikoreshereze mu buryo budasobanutse, ariko ubu twafashe ingamba kubera ikibazo dufite cy'imikoreshereze y'ubutaka itanoze. Ubu hari ingamba zikomeye zo gukurikirana uburyo abantu bagomba gukoresha ubutaka bwabo bakurikije master plan, uburyo tuzajya tubikontorora cyangwa se tubigenzura ku buryo nta n'urwego na rumwe ruzongera guhindura imikoreshereze bidaciye mu kigo gishinzwe ubutaka cyangwa se na minisiteri ifite ubutaka mu nshingano zayo. Hari na za systeme turi gushyiraho z'ikoranabuhanga ku buryo ushobora kuba wicaye mu biro byawe i Kigali ukaba wareba ukoresheje amashusho y'ibyogajuru, ibyo twita image satellitaire, ukaba waba wicaye i Kigali ukareba nka Nyagatare ahantu bari kubaka, ugahita ureba nyine ukareba muri icyo kibanza kuko tuba tubifite muri system, ukaba UPI iyi n'iyi, ugahita ubona yuko muri iyo UPI ubundi igenewe kororeramo. Niba ari ahantu muri famu batangiye gushyiramo inyubako, uzaba uri i Kigali urebe Nyagatare uko biri kugenda, cyangwa se ube uri Rwamagana urebe uko i Rusizi biri kugenda, uhite utanga amakuru bijye guhagarikwa. Ubwo rero turi gukoresha ikoranabuhanga cyane kugira ngo dukontorore imikoreshereze y'ubutaka ku buryo rwose ngira ngo abantu nta muzongera kuduca muri humye ashyira ibintu bitemewe ku butaka icyo butagenewe. Okay. Reka dukomeze ubutumwa bugufi abakuri iki kiganiro bakomeje kugenda bandika, mujye mwandika murasa ku ngingo, ubutumwa ni bwinshi, turagenda n'igihe gisigaye gito. Yati TV1 murakoze cyane, nitwa Jean Philippe, ntuye i Muhanga, mfite ubutaka leta yibarujeho. Cya kibazo twavugaga icyo ubutaka leta agiye yibaruzaho bizagenda bite. N'urugero ati njye nabazaniye amakuru mvanye mu kagari ko ari ubwanjye, ndetse abayobozi bashinzwe ubutaka mu murenge barabizi, ariko ntibashaka kubyumva, ntibashaka kumva amakuru abaturage bamuha. Muri make twarayobewe aho ruzingiye. Nyakubahwa Deje, wampaye audience nkazaza kubareba mukumva ikibazo cyanjye, ndabinginze. Abantu bafite ikibazo cy'ubutaka bwabo leta yibarujeho bigenda bite kugira ngo bumvwe basubirane uburenganzira ku butaka bwabo? Ubundi abantu bafite ubutaka wenda bagaragaza ko ubutaka bwabo leta yabwibarujeho, icyo gihe bandikira minisiteri ifite ubutaka mu nshingano zayo, noneho ikibazo tukagisuzuma, tukashaka amakuru ahagije, twasanga ko ubwo butaka ari ubw'umuturage tukabuvana kuri leta tukabishyira ku muturage. Uwo muntu rero ndumva ikibazo cye, dufite abakozi bashinzwe ubutaka mu ntara y'Amajyepfo, kuko nka Muhanga abahashinzwe bakorera i Nyanza, numva hari umubitsi w'impapuro z'ubutaka ubishinzwe azamugana mukemurira ikibazo, ntibizamugorererwa z'i Kigali, ndumva i Nyanza bazamukemurira ikibazo. Okay, ubwo wowe Muhanga arabyumvise. Yati mwaramutse, ni Emmanuel ndi mu Gatenga, nabazaga umutumirwa gusa tuzi ubutaka bisaba iki, wenda n'abandi bari bafite icyo kibazo bumvireho. Ubundi ibyerekeranye na subdivision cyangwa se gusatuza ubutaka, hari amafomu, hari inyandiko zigaragaza ibyo umuntu asabwa, baba bagomba kuzireba ku murenge. Ku mirenge yabo zirahari, yagenda akajya gufatayo iyo fomu, akareba ibyo asabwa akabyuzuza, hanyuma bakazamuha iyo serivisi. N'izindi serivisi zose dutanga dufite inyandiko, ntabwo dupfa gutanga serivisi mu buryo bwo mu kirere, dufite inyandiko, buri nyandiko bigiye iriho ibyo umuntu asabwa, kuko byanze bikunze nko gusatuza biba bisaba yuko n'icyo cyangombwa cya original aba gifite, agakoresha na za fiche cadastral, ariko agomba kuzuza iyo fomu akareba n'ibyo bamusaba byose akabyuzuza, hanyuma agasaba serivisi akayihabwa. Hanyuma hari umuntu ubaje ikibazo hano, ngira ngo nkibaze mu buryo bwa rusange. Ati mwaramutse neza, nitwa Betty, nk'umuntu watahaye icyangombwa cy'ubutaka ngo nuko umugabo adahari bigenda bite? Hari abaturage benshi twajya tuganira akavuga ati jewe ndi umugore mfite icyangombwa cy'ubutaka mubarujeho n'umutware wanjye niko babita, ubwo n'umugabo we yashatse kuvuga, atari ko yarantaye aragenda, none ubutaka arashaka kubugurisha, bigenda bite atari ko barabyanze ko mugurisha? Ubundi nagira ngo byumvikane neza, iyo abantu bafatanyije ubutaka bari ku cyangombwa bose, ntabwo biba bishoboka yuko umwe agurisha mugenzi we batabyumvikanyeho. Biba bisaba yuko babyumvikanaho, bakaza bagasinyira imbere ya noteri bose ko babugurishije. Bitaba ibyo nyine ntabwo bishoboka kuko urumva bose bafiteho imigabane. Ubwo nk'abo baba batacyumvikana abagabo n'abagore, iyo nyine byakomeye
urumva bajya mu rukiko bagasaba za gatanya, noneho umucamanza akaba ari we ubagabanya imitungo. Twebwe iyo bazanye icyemezo cy'urukiko kitugaragariza uburyo babagabanyije imitungo, twubahiriza icyemezo cy'urukiko uko kimeze. Ariko igihe bakiri kumwe, nubwo baba bafite amakimbirane ariko bakiri kumwe, icyangombwa bakicyanditseho ko ari babiri, ntabwo bishoboka yuko umwe akorerwa ihererekanya undi atabyemeye batabifatanyije. ubwo mburiho no kubaza ku bijyanye no kwandukuza ubutaka ku muntu witabye Imana. Umuntu witabye Imana kwandukuza ubutaka bisaba kujya mu rukiko cyangwa arabagana mukabikemura? Oya, ntabwo umuntu witabye Imana ntabwo bisaba ko ajya mu rukiko. Bisaba yuko uwo bafatanyije ubutaka atugaragariza nyine ko yitabye Imana, niba ari umugabo n'umugore, umugore akaba yapfusha umugabo, icyo gihe atugaragariza attestation de décès igaragaza yuko uwo bashakanye yitabye Imana, niyo gushyingirwa yuko bari barashyingiranywe, icyo gihe tukabishingiraho ubutaka tukabwandika ku mupfakazi usigaye. Okay, uyu ati mwaramutse, ndi mu karere ka Rubavu, mbanje kubashimira. Ikibazo cy'ubutaka kiratugora cyane, guhererekanya ubutaka, gusora, kutamenya uko babara umusoro ku butaka, niyo mpamvu benshi banga kubaruza ubutaka. Ndabaza nk'abo bizagenda gute, abantu batabaruza ubutaka bitewe n'uko batinya imisoro, cyangwa ntabwo bazi n'uko imisoro y'ubutaka bayibara? Ariko ibyo ndumva bitatuma umuntu atabaruza ubutaka bwe. We nabaruza ubutaka bwe, hanyuma iby'imisoro hari ikigo kibishinzwe, numva Rwanda Revenue ifite abakozi hirya no hino mu gihugu bajya babasobanurira. Nta kintu kigoranye kirimo, ko hari amategeko, aramutse atabyumva neza ashobora no kwitabaza abayobozi bo mu karere ke cyangwa se n'abandi bakaba bamufasha. Ariko kuvuga ngo ntagasobanukiwe n'iby'imisoro bitume yinangira kwandika ubutaka, ntabwo ari ko gukemura icyo kibazo, kuko ashobora kubyanga ugasanga ahubwo umutungo we azawubura kandi atari ngombwa. Uko ibyo ngibyo binajyana n'umuntu usanga afite icyangombwa cyanditseho ko ubutaka bwagenewe ubuhinzi, ariko kuri master plan cyangwa nyuma yo gukora physical plan n'ibindi byose, kuri master plan ugasanga hagenewe imiturire. Uwo muntu akavuga ati ngewe iki cyangwa ni mahindo akajya mu miturire, nzatangira gusora kandi ubuhinzi ntabwo hagejeje hegitari kuryo natangira gusora. Aho umuntu akavuga ati nge sinzahinduza kugira ngo nkwepe iyo misoro. Abo bo mujya batekerezaho? Ibyo ariko ntabwo hari igihe nareba mwashyizeho ku buryo umuntu azajya gutya akavuga ati mwese muhinze ubutaka bafite ibyangombwa by'ubuhinzi kandi gutura. Iyo byagenze gutyo, hari n'igihe dukora gahunda ya rusange ugasanga biragiye birakozwe mu rwego rwa rusange. Kandi ikindi ngira ngo mari impungenge abaturage, ntabwo ubu ngubu umuntu azajya ahita asoreshwa ku miturire ahantu hakiva mu buhinzi hatari hakorerwa nk'icyo twakwita physical plan. As a detailed physical plan uvuga ngo hakorerwe tashyirwa ibikorwa remezo, imihanda, amazi, imiriro, mbega ubone ko ari ahantu nyine h'imiturire atari ahantu h'igisambu kubera ko hahise hajya mu miturire. Ibyo ni process leta izajya ifatanya n'abaturage ku buryo ntabwo umuntu azihisha muri icyo kintu, kuko bizagaragara kandi ari n'ahantu hanini hazajya hafatwa gahunda ya rusange, abaturage bahindurirwa ibyangombwa. Uyu ati bonjour, mumumbarize umuntu iyo aguze ikibanza kiri ku muhanda wo muri quartier, nyuma akarere kakora master plan bagasanga umuhanda uzaca mu kibanza, akarere kagufasha iki? Byambayeho Kamonyi Bishenyi. Umuhanda uzaca mu kibanza cyangwa bigenda bite? Ubundi yakwegera inzego z'ibanze. Ibyo bikorwa n'uturere, ubundi bagomba kwegera akarere kugira ngo bamukemurire icyo kibazo. Abo bagenda bacisha imihanda kugira ngo bumvikane uburyo azishyurwa, cyangwa se hari n'igihe abaturage nabo bagira uruhare kuri iyo mihanda yabo. Ibyo bikaba ari ubwumvikane hagati yabo n'uturere. Ati mwaramutse, muri serivisi z'ubutaka haracyarimo ibibazo, cyane cyane iyo umuntu asabwa gupimisha. Ese ko serivisi z'ubutaka zinjiriza leta amafaranga menshi, leta yaguze ziriya GPS ikazishyira mu mirenge barandi bagatanga izo serivisi kugira ngo byoroshye? GPS haza umugira? Murakoze. Ubundi ntabwo tuyikoresha GPS. Ibikoresho dukoresha dupima ubutaka ubu ngubu nibyo twita, dufite amatabureti aduha precision cyangwa se agaragaza nyine ibipimo nyabyo bitashidikanywaho kandi bya nyabyo, nibyo dukoresha. Ariko nkurikije serivisi z'ubutaka uko ziba zisabwa, ntabwo twavuga ngo leta niyo izatanga ziriya serivisi yonyine, kuko nk'ibintu byo gupima ubutaka
abakozi baba bari kuri structure y'ikigo bashinzwe izo serivisi baba ari bake cyane, batazenguruka igihugu cyose cyangwa se ngo babe bashyirwa no mu mirenge no mu turere, kuko urumva ni serivisi zisabwa n'abantu benshi cyane kandi nyinshi. Ariyo mpamvu rero serivisi nyinshi mu gihugu uretse n'iz'ubutaka, inyinshi zisigaye zihabwa abikorera kugira ngo ibintu byihute. Ariyo mpamvu hariho bari abasaveya cyangwa se abatopografe bafasha abaturage. Gusa wenda ikizajya kigenda kiganirwaho n'urugaga rw'abariya abantu ni uko hari uburyo tuzajya tuganira kugira ngo izo serivisi turebe uburyo bajya bazinoza, n'uburyo amafaranga baca abaturage wenda nabari kukumva bikorera bishyura imisoro n'ibindi, kugira ngo abantu barebe uburyo byahuzwa ahantu hose bibe bimwe, cyangwa se harebwe itandukanizo bitewe n'ahantu ko hateye. Ibyo byose biba birebwa nubwo baba bikorera ariko bakorana n'ikigo. Hari ibyo tuzajya tugenda tunoza no gufatanya nabo gushyiraho amategeko ahamye. Ariko icyo namubwira, ntabwo nabwira abaturage yuko ibintu byerekeranye no gupima ubutaka twavuga ngo ni leta izabijyamo yonyine ngo izabirangize. Ni byinshi, hari n'igihe n'ibyihererekanya n'iby'abanoteri, hari n'igihe kizagera nabyo hakaba hajyaho n'abanoteri bigenga batanga serivisi z'ubutaka mu rwego rwo kwihutisha izo serivisi. Nabyo ni ibintu abantu bigaho kugira ngo nabyo mu gihe kiri imbere bizakorwe kugira ngo serivisi zishobore gutangwa mu buryo bwihuse. Okay. Ati waramutse neza Olivier, nitwa Emmanuel, reka nshimire Deje kubisobanuro arimo gutanga, ariko mfite ikibazo. Umubyeyi wanjye arafunze, yampaye ubutaka arabyandika arabisinyira, ndetse n'ubuyobozi bwa gereza burasinya buteraho kashe, ariko ku murenge bambwiye ko ntacyo bamfasha ngo keretse izo nyandiko zikuriye imbere ya noteri. None koko umubyeyi wanjye azabonana na noteri gute? Ese hari ubundi buryo nafashwa? Murakoze. Ikibazo kiri ku bantu benshi bajya babaza ku bijyanye, umuntu arafunzwe akatiwe gufungwa, ashobora no kuba afunzwe burundu, ubutaka akandika procuration ati ubwo ubutaka muzabuha uwo muntu, ariko ajya ku murenge ati bikorerwa imbere ya noteri. Noteri azamubona ate umuntu ufunzwe? Bigenda bite muri iki kibazo kimeze nk'iki? Ubundi umuntu ufunze ntago urumva nyine eta aba arimo, ntago yapfa kubonana na noteri. Yohereza nyine iyo procuration yasinyweho n'umuyobozi wa gereza. Numva ngo umuntu ufite icyo kibazo yakwegera umubitsi impapuro z'ubutaka. Sinzi ahantu aherereye uwo muntu, niba ari mu kahe karere. Yavuze akarere aherereyemo? Ntabwo avuze akarere aherereyemo, ariko aho yaba ari azaza ku murenge ngo barabyanze ko sinmenye ngo uwo murenge wenda twanje akatubwira umurenge. Bigenda bite wenda kugira ngo yumve uko kuri iki kiganiro? Ubundi iyo procuration acisha kuri gereza niyo dushingiraho. Rero mu gereza ateyeho kashe. Yego, yaza niba baranze kuma serivisi azarimo mubitsi impapuro z'ubutaka mu ntara aherereyemo, azamushyikiza icyo kibazo bamufashe. Hajya ubu umujyi wa Kigali yabariza he? Umujyi wa Kigali ubundi umubitsi impapuro z'ubutaka akorera aho ikigo gikorera hariya haruguru ya Sopetrade. Mu majyepfo ni Nyanza, amajyaruguru Musanze, Iburasirazuba ni Rwamagana. Ubwo aho bitewe n'aherereye ubwo arabonamo igisubizo aho ngaho. Ati murakoze TV1 ku mutumirwa. Kuki ibyo Deje avuga bitandukana n'ibyo uturere dukora? Ati igisambu hectare 2 gihingwa mu giturage usanga barashyize mu gutuza umuturage akabarirwa za miliyoni z'umusoro. Barakabije badufashe ndi Nyagatare. Arakoze rwose. Ibyo muvuga ni byiza, ariko ibikorwa banze binyonye nibyo muvuga. Numva ibyo bibazo byo kuba ubwo butaka wenda buba bwaragenewe ubuhinzi bagahita babashyira mu miturire bitari kuri master plan, ntago ibyo ari byo. Numva ibyo bibazo ni bibazo bigomba kuganirwa n'abayobozi baho abaturage bari, kuko niba bavuga ko byakozwe n'akarere, nawe agomba kureba amakuru neza, agasaba amakuru ahagije kugira ngo amenye koko niba aho hantu hari n'igihe haba haragenewe imiturire, ahubwo ugasanga uburyo bwo guhita hasoreshwa atari bwo. Kuko nk'uko nabisobanuye, ubundi ahantu hatari hagera ibikorwa remezo ntabwo haba hagomba gusoreshwa. Hari n'ibyo twaragiye dukorana n'abayobozi b'uturere tubasaba yuko wenda abaturage bagiye babarirwa imisoro ahantu hatari hagera ibikorwa remezo cyane ibindi, bareba uburyo imisoro bareba uburyo bayisonerwa. Twigeze kubisaba uturere. Ibyo numva ari ibiganiro twakomeza kugirana n'uturere, hanyuma abaturage bagiye bagaragaza ibibazo byabo, ahenshi barimo baranabikemura, aho bataranabikemura kandi naho ndumva twazakomeza gukorera ubwo buvugizi. Niba pipa akadufashe turenzeho iminota nk'umunani kugira ngo dusome ubutumwa bugufi. Uyu muturage yavuga ufite ikibazo yahise asubiza ko ari mu murenge wa Busasamana i Nyanza. Yego, w'Inyanza azarimo ibitsi impapuro z'ubutaka i Nyanza. Hari i Nyanza niho bakorera ku Rwesero, biroroshye.
hanyuma uyu ati mwaramutse ni nzabaho kubw'Imana Daniel, mumbarize umugore wa kabiri ku mugabo utarasezeranye ahafite abana afite ibyangombwa by'ubutaka yaba bufiteho uburenganzira? Murakoze. Kuba umugore ari uwa kabiri ntabwo bivuze ko nawe adafite uburenganzira ku mutungo. Niba hari icyangombwa cy'ubutaka afite hariho amazina ye, umuntu ashobora kugira uburenganzira ku butaka atari n'umugore w'umuntu cyangwa umugabo w'umuntu, ari wenda umuntu afite imigabane, ushobora kuba ufite imigabane ku butaka na mugenzi wawe afiteho imigabane mutaranashakanye. Umugore wa kabiri rero nawe ntabwo twavuga ngo nubwo atari uw'isezerano ntabwo abujijwe kugira imitungo, kuko niba bigaragara ko icyangombwa acyanditseho agifiteho uburenganzira. Niba umuntu ashobora kuba ari umugore wa kabiri ariko yariguriye ubutaka bwe, cyangwa se umugabo afite uburyo bafatanyije bakaba bagura ubwo butaka, icyo gihe ubwo burenganzira aba bufite. Uyu ati murakoze cyane, mukomoje ku bijyanye no guhindura abagize ubutaka igihe habayeho kuba umwe atagihari yarapfuye. Ati none ikibazo mbaza, nitwa Muhire, mfite abagore babiri, umwe w'isezerano n'undi ntabwo twasezeranye. None uwo mugore utari w'isezerano twembi dufite ibyangombwa duhuriyeho nk'umugabo n'umugore, none bibaye ibyago ndapfuye, none azankuraho gute kandi nta mpapuro z'ishyingirwa afite? Umugore wa kabiri ngo bizagenda bite ko bisaba impapuro z'ishyingirwa ntazo afite kandi bafatanyije kugira ngo mukuru azamwikuzaho gute? Kugira ngo amukureho nyine, urumva niba afatanyije n'uwo mugabo we nk'uko nabivuze, bashobora kuba barabonye ubutaka, umugore nawe yarabigizemo uruhare. Icyo gihe kuva uwo mugore ari ku cyangombwa ntabwo twazanga kumuha uruhare rwe kuri ubwo butaka, kuko niba afiteho umugabo yari afiteho 50% n'umugore afiteho 50%, umugore icyo gihe iyo 50% ye ayifitiye ububasha, abifitiye n'uburenganzira bwo kuba yahita ayifata. Ariko bya 50% y'umugabo, ubwo nyine icyo gihe hazita hakurikizwa amategeko y'izungura, nawe urabyumva, nta bundi buryo. Umugore pourcentage ye arayemerewe 100%, ariko pourcentage y'umugabo hazakurikizwa amategeko y'izungura. Ubwo arasubijwe uwarubaje icyo kibazo. Yati mwaramutse, none se umuntu wasaranganyijwe ubutaka hanyuma nkakora ishyirahamwe, tukaba dufite inimero y'ikibanza, none twagiye gusaba icyangombwa kitwanditseho barakitwima ngo ni ibisigara kandi twarasaranganyijwe, none twagira ngo mudusobanurire, murakoze. Ni mugabo i Kayonza. Ibisigara bya leta iyo babihaye abaturage. Arakoze. Numva mu ntara y'Iburasirazuba hari ibyo bibazo byinshi, ari nabyo hari komisiyo imaze igihe ibikemura. Umwaka ushize hari komisiyo yamaze umwaka wose ikemura ibyo bibazo by'ibisigara bya leta, ibibazo bigiye birimo bitandukanye. Numva rero niba ikibazo cye kitarakemuwe na komisiyo, yakwegera umubitsi w'impapuro z'ubutaka ushinzwe intara y'Iburasirazuba ukorera i Rwamagana, akaba yamushyikiriza icyo kibazo bakagisuzuma, bakareba uburyo ubwo butaka yabubonye, niba kuko agomba kubugumana cyangwa se niba ari ubwa leta, kuko hari igihe n'umuntu ashobora gutanga ikibazo ariko ugasanga iyo ugiye gusesengura ubonye ibindi bisobanuro bindi bitandukanye. Rero inama namugira nuko yabishyikiriza umukozi ushinzwe intara umubitsi w'impapuro z'ubutaka, bakareba kese ye bakayigaho, bakaba bamuha igisubizo. Reka tugere turi ubundi butumwa, hari message zigenda zisa n'impamvu zimwe ndimo kugenda zisimbuka. Ati mwaramutse, umuntu wacikanywe no kwandikisha ubutaka biracyashoboka? Ese niba bishoboka bisaba iki? Murakoze. Mperereye Kigali mu Karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya. Murakoze. Ni cya nari nabisobanuye gitangira yuko abantu bacikanywe n'ubwo ubutaka twabwanditse kuri leta by'agateganyo, ariko igihe cyose azagaragariza ko ubutaka ari ubwe tuzabumwandikaho, yajya hariya mu mudugudu no mu kagari akajya gushaka icyemezo cy'umutungo, komite y'ubutaka ikabyigaho, bakaba mu icyo cyemezo cy'umutungo, ubundi agasaba na fomu ku murenge akayuzuza, agasaba serivisi. Arasubijwe. Ati ni Claude, ndi Kibagabaga, ndashaka kubaza ibijyanye n'izungura kuko ubutaka bwanditse kuri nyogokuru kandi yarapfuye. Ikindi ni ikijyanye no kubura icyangombwa cyaratakaye, twakibona gute? Ni cy'umukecuru wapfuye.
murakoze ku byerekeranye no kuzungura umukecuru niba yaritabye Imana niba afite abana ubundi itegeko ry'izungura urumva ari kumuzungura amufite icyangombwa ariko niyo cyangwa nacyo cyarabuze bwari bwanditse kuri uwo mukecuru ngo barimo kwibaza uko bizagenda kugira ngo babigireho uburenganzira. ubundi hazabanza icyerekeranye no gushaka icyo cyangombwa. Ubundi icyangombwa cyatakaye hari uburyo bukoreshwa, hari ugutanga amatangazo ku maradiyo, ugatanga itangazo nyine ugaragaza yuko icyangombwa cyabuze, hanyuma nyuma y'iminsi 14 itangazo wararitanze ukajya gusaba serivisi hakorera umukozi ushinzwe ubutaka, haba ku murenge cyangwa se ku karere ndetse no ku biro by'umubitsi w'impapuro z'ubutaka. Hari indahiro wuzuza ugasinya, hanyuma hagashingirwa no kuri rya tangazo ugakorerwa ikindi cyangombwa. Cya cyangombwa rero nikimara kuboneka, ikizakurikiraho nuko hazabaho gahunda yo kuzungura. Ibyo kuzungura nabyo ni indi nzira, kuko haba hagomba guterana inama y'umuryango y'abazungura, bakagaragaza abafite uburenganzira mu kuzungura uriya mukecuru, niba afite abana, kuko mu kuzungura abana nibo baza ku rwego rwa mbere. Ubwo niba afite abana nibo bazamuzungura, kuko inama y'umuryango izajya igaragaza amasano kugira ngo bazungure. Iyo adafite abana bagenda bareba abuzukura abana abana be, gutyo gutyo bitewe n'amasano nyine n'uburyo itegeko ry'izungura ribiteganya. Hanyuma iyo nama y'umuryango yamara kubyemeza bikemezwa na executive w'umurenge ubutaka buherereyemo. Executive yamara kubyemeza, hari fomu buzuza, hanyuma bakandikwaho ubwo butaka. Wa wundi wanditse ubutumwa mu Sasamana Inyanza wari ufite ikibazo cy'uko se yamuhaye procuration, ati igisubizo deja mpaye ndishimye cyane murakoze. Ntabwo yarabizi ubwo kutamenya n'amakuru, azajya Inyanza niho zamufashiriza. Yati uyati simbizi, uwo mugabo witwa Simbizi ngo yashakanye na Mukakayumba, bafite ubutaka ariko bimwe ibyangombwa by'umutungo, babohereza mu rukiko ngo bazane icyemezo cy'uko bashakanye. Bajyanye ifishi ya padiri biranga, kandi inzego z'ibanze zirabyemeza. Icyo gihe umuntu aganaye. Musubiremo. Witwa Simbizi yashakanye na Mukakayumba, bafite ubutaka ariko bimwe icyangombwa cy'umutungo, babohereza mu rukiko ngo bazane icyemezo cy'uko bashakanye. Nose babimye cyangwa cy'ubutaka kandi barashakanye. Ngo bazane ifishi yo kwa padiri biranga, kandi inzego z'ibanze ngo zirabyemeza. Icyo gihe umuntu yabariza ko ubutumwa bumeze. Nuvuga ngo nta attestation y'ishingirwa bafite, nta attestation de mariage bafite. Birashoboka ko bashyingiwe kwa padiri gusa. Hako sibyo bibaho. Wenda umuntu reka tuyifate mu buryo bwa rusange, umuntu yarasezeranye mu idini gusa, umuntu twasezeranye mu idini ariko ntabwo basezeranye amategeko ya leta asanzwe. Ubundi bakwandika ubutaka ari ikibazo. Erega uretse no kuba abantu ari n'umugabo n'umugore, nabisobanuye ko abantu basanzwe bashobora no kwandikaho ubutaka bitewe shares, bashobora kubwandikaho muri ubwo buryo, cyangwa se ariko ndumva nanabagira inama yuko banashyingirwa, kuko ku mirenge barashyingira kugira ngo n'ibibazo bizavuka nyuma hatazagira n'ibibazo bazagira nyuma. Ubundi abayobozi, leta ishishikariza abantu kubana mu buryo bwemewe n'amategeko kugira ngo binarinda n'amakimbirane menshi aba mu miryango. Numva rero nabashishikariza ko bazashyingirwa mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko ntabwo byaba bibabujije yuko ubutaka babwandikwaho, kuko iyo abantu bashatse kwiyandikishaho ubutaka ari babiri babwandikwaho. Birakorwa nta kibazo, kereka niba ikibazo cye kidasobanutse wenda kibajije nabi. Niba wenda harimo adasobanukiwe, nawe yazegera abakozi babishinzwe bakamusobanurira. Yatumuraho murakoze kuba muza kudusobanurira ibijyanye n'ubutaka. Ati se ufite aho usanzwe waraguze ugatumiza umutekinisiye ngo gupimire kugira ngo ubone icyangombwa cyawe, wishyura 30 gusa. Cyane kwibaza. Wishyura 30 gusa? Guhere abajije niyo service we ashaka gusaba ngo kugira ngo bakwandikeho. Ati murakoze kuba muza kudusobanurira. Ese ufite aho usanzwe waraguze ugatumiza umutekinisiye ngo gupimire kugira ngo ubone icyangombwa cyawe, wishyura 30 gusa. Ubwo niba warahaguze 30 ubundi bayishyura mu ihererekanya, ntabwo bayishyura mu zindi service
z'abasaveya ni ukuvuga ngo iby'abasaveya biba biri ukwabyo n'ibyo guhererekanya biri ukwabyo. Niba yaraguze akaba yaragiye kwa noteri akaba icyangombwa cyaramwanditseho ntabwo ziriya 30 azongera kuzishyura. Reka dusoreze kuri uyu nguyu ati mwaramutse TV1 mwakoze gutumira deje isambu yacu bayishyizemo umudugudu hashize imyaka 23 ati twarareze baraturerega kugeza n'ubu ngubu mudufashe mudusobanurire aho twabariza murakoze. Ni Frank Gatsibo. Ikibazo kireba inkiko mwazabaza mu nkiko ko iyo abantu batsinze mu nkiko nkiko ko bandikaho watsinze bakamubwa ubutaka niba baragiye mu rukiko ubwo ni imyanzuro y'urukiko cyangwa se bakajurira bagakurikiza inzira z'urukiko. Iyo urukiko rwafashe icyemezo nta rundi rwego ruruvuguruza uretse wowe nyir'ubwite kuba wajya kujurira nyine ugakurikiza amategeko. Ubujurire byazanga nyine mu bujurire bwose byararangiye ukaba wagaragariza urwego rw'umuvunyi niba hari akarengane kabayemo, ariko nta rundi rwego rwa leta rwajya kuvuguruza ibyemezo by'inkiko. Uyu ati mwaramutse nanjye nkora muri serivisi z'ubutaka. Igisubizo deje atanze kuri proclamation yatanzwe na gereza ngo bihabanye n'ibara minisitiri w'ubutabera yo muri 2018 aho yavugaga ko proclamation yemezwa na noteri kandi umuyobozi wa gereza se noteri. Sinzi bakumvise neza. Ubwo ndiyo bari yakongera igasuzumwa neza tukareba niba koko biba bisaba noteri. Ubwo bisaba noteri nyine urumva ko byaba bigoranye kuri gereza kugira ngo unotera abe yasangurira amufungwa kuri gereza. Ati nshimiye deje ku bisobanuro aduhaye ibijyanye n'ubutaka hari byinshi nungukiyemo ntarinzi arakoze cyane ndamushimiye. Iyo nguyu no gushimiye ibindi message zigiye zisa naho zisubiramo iyo twagiye dukomozaho. Reka duhe n'ahandi ikiganiro tuzongera tumutumirire musobanuzi ibibazo by'ubutaka bihora ari byinshi, ariko ubu hari igihe usanga umuntu abaza ku giti cye ariko ugasanga bayije n'ubundi n'abandi benshi. Deje turabashimiye kwitabira iki kiganiro twagana ku bijyanye n'ibibazo n'ibisubizo ku mitangire serivisi z'ubutaka, tunareba ku bijyanye no kubarura ubutaka bwa leta byararangiye muri 2018 ariko n'ubutaka budafitwaho amakuru leta yabwanditseho by'agateganyo nk'uko mubyumvise. Uzabikenera inzira zanyuramo kugira ngo yongere yandike ubutaka bwe mu buryo bwa burundu habonetse ayo makuru nabyo deje yabikomojeho. Turamushimiye cyane. Yari umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubutaka mu Rwanda ni Mukamana Esperance. Tubashimiye kwitabira ikiganiro. Murakoze cyane. Ndi Olivier Ngabirano. Mugira umunsi mwiza. Murakoze.